duherukana Mbegeti na Gakuru bashaka guha ruswa animateri. Ese yaba yarayakiriye? Kurikira iki gice. Mbega inkuru nziza we. Niko mwana we. Koko ubu wa mbere mu marushanwa gusiganwa ku magare abantu bose urabanikira ukaba utwaye umudari w'intara kandi uri impunzi mwana wa. Ye baba we. Erega mama, impunzi ntibivuze ko kubikubuza kwidagadura n'abandi. Ukagira n'ibyo ubigiraho. Muribuka ko ejo bundi nitorezaga ku igare rya Pinebaro. None ririya gare rya siporo niryo bampembye. Wega baguhembye igare? Kandi irahenze mama. Ahasigaye nugukaza imyitozo ahubwo. Mwana wanjye Sabi umpesheje ishema rwose. Iri gare ryiza gutya niryo baguhembye? Niryo bamembye mama. Nukuntu mbere nakubuzaga ngo batazakugirira nabi ko uri impunzi. Mbonye ko wari mukuri. Kandi nakubuzaga amahirwe menshi mwana wanjye ntabizi rwose umbabarire. Ahubwo se mama, ahubwo no mu rwego rw'igihugu nzajyayo. Kagira inkuru no hanze nzajyayo ninkomeza gukora imyitozo neza. Ngaho re singaho ugiye kwandikira abaturage basanzwe kandi uri impunzi Sabi. Erega impunzi tuba twifitiye ibibazo bitandukanye n'iyo nzara. Ntubona bari abana babo mari ukuntu biyandaritse ari bato bagatwara inda z'indaro kandi batazitewe n'abantu bo hanze y'inkambi. Ibyo birumvikana mama kandi biranababaje. Birababaje rwose. Usuretse ko n'urubyiruko rutari impunzi nabo batwara inda. Nabo hanze nabo barazitwara. Kandi bibuke ko mu bantu bose harimo ingeri zose mama. Aha nakate twe mu gihe cyacu rwose ibintu byigeze bibaho. Ariko se Sabi ko nduzi rigara ari ryiza kandi rihenze. Kandi ukabureba dufite ubukene. Buriya ntabwo twabwira Sauce Papias akarishakira umukiriya tukaguramo ibyo dukeneye. Kandi uriya mukobwa rwose azangura amata ku muntu. Nanjye naramubwiye ngo nshaka umukobwa waturutse iwacu cyangwa se wahabaye nibura. Maze mubwira ngo agiye kunsubiza ngo njye sinkunda ngendeye ku turere cyangwa ku bindi byose arakavuna umuheto. Nisubone shaki undi mugabo ko mbona uga mwiza rwose amuje. Oya reka humura bizakunda. Ndi cyo nshaka kukubwira ni kimwe kumva. Ndafata Papias n'abandi bose bo mu muryango. Mbumvisha ko tugomba gufata inkwano tukazirya. Twe mu bwoko bw'iwacu nta mukobwa usuzugura ababyeyi. Hoya aho none ndakwemeye. Nje ngira ibitekerezo. N'isundi uwo muhungu wamutwaye umutima ku buryo nafungwa acuza urumogi. Ndi nakure y'amaso ni gatiki. Ngo dore ngo ni mwene Gatsimbanye. Ubwo watumye nkambi yose ibura amazi. Akabura ko yigira. Sha umenya yaramuroze tu. Umenya barandogeye umwisha n'ukuri kw'Imana. Wagatsindwa. Umva nkubwire. Dore mu kanya Mbabazi aranyura hano agiye kumugemurira. Ushatse wamuha ka lift. Mukagendana bityo ukagenda umukuramo iyo myumvire n'ubundi nturi umwana. None ka break ahangaha tukava mu nkambi. Tugende rwose ngene muvana iyo myumvire. Ese ko watinze iyo wari wagiye hera? Wari uri kwasurunga? Reka uretse ko nawe twabonanye da. Twari twicaye ku marembo y'inkambi ngo twivune umwanzi. Ugize ngo iki? Twivune umwanzi. Ngo umwanzi papa? Yego nye. Uwuhe mwanzizi? Kunzi ko inkambi yacu ya Rwejuru dutekanye. Dutekanye rwose mwana. Mutekana. Ikigabo cyitwa Gatsimbanye kigeze gutema ihene ya Soronga. Umva kandi amakinga. Kabari nacyo cyatemye uriya muyoboro w'amazi aza mu nkambi. Uyu uri gusana. Aho kihisha wamenya gifite migambi iki? Ariko akasakaga mushaka kudushoramo twese tutazi iyo bijya bahu. Akaba ari wase muri gukumira kwinjira mu nkambi. Wenyine se ahubwo kutamenya abo yakoherereza. Ubu mugambi twawufasha umuntu wo hanze uzajya uza mu nkambi. Tumukubitiza akabwana. Sigaho rwose ibyo ntibikwiye. Nta kindi koko ntituze kibagenza. Ariko papa icyo cyemezo ndumva n'abandi bantu bakirenganiramo. Mumbwire mwana wawe wenda w'impunzi budashamikiye ku mfashanyo gusa. Abantu bajya gukorera n'amafaranga hanze. Wese ko tarayakorera. Ubu se papa ejo bundi ko ari nge watsinze. Arabizi se abahirwa muri ayo makimbirane n'amasiganwa y'amagare. Kuki batarebye ko ndi impunzi ngo banyuma ibihembo byanyu? Igare bampembye si ngiririya. Ngiririya umukobwa wanjye yambesheje mu bundi mu birere. Yewe we
mbega igare ari ryo gitangaza rirebe rwose niryo baguhembye niryo bampembye papa reka nze mbabwire rero mbabwire icyo turikoza baba karame kuratambuka udashuje umwe ujya kubera sheri ngo uzambera iki yo kubera sheri ariko kidoye n'ujya urambirwa koko aho nakubwiriye ko mfite umukunzi kucyo utumva umukunzi se mararemanywe ntamukunze nk'uko wamurekanye ukankunda ibyo mbura nkubwira ubu tugiye waje tukajyana ngiye kwirebera umukunzi wanjye kuri burigade ndamugemurira aho ibyo kumara ifite rwose urakoze ariko ndakomeza ngende n'amaguru ariko mbazi waba umwana ubuhondo wirirwa uhonda ibirenge ngo njye mu muhungu w'umwana mu mujyi koko hari uko nahari ubanze kuva ku iziba ngo nkunde koko uze nguha amafaranga n'urukundo ariko wajya umenya ko urukundo rutingingirwa kidu bisaba ko biva ku mutima w'umuntu ukunda niba rero ntagukunda wagakwiriye kubyubaha naho ibyaha abana nanjye ibyo bireke biturekere komeza akazi kawe di sha aho uribeshye n'ubundi ntazavamo uzumara kugasura kwawe ku mutwe urumva wagemurira umuntu cyane ndakubwiza ko nzakubona n'ibigira aho kubona abana byibagirwe nk'uko injangwe bagiye kwambara ikanzu yego ye ndagushimira cyane minyo kuba unyizera ukambitse amabanga yawe yego ni ukuri mbonye ukuntu ndembuza ukanyihererana ndavuga ngo ubanza hari inkuru ugiye kumbwira erega biju mbona witwara nk'abantu bakuru ku buryo umuntu yakugirira icyizere urakoze cyane ikindi nubwo muri club tubana n'abariya bahungu bambegeti nyine n'abagakuru hari amabanga yabo bagirana kimwe nuko natwe ari uko ngaho se mbwira utanyikisha amatsiko ariko gusa ndumva ntabwo bamfite bw'inkuru ugiye kumbwira kuko mbona nta kibazo ufite utuje nyine shabiju nabonye imihango nari nagize ubwoba nzi ko kiduhe yanteye inda maze naraga nasinziriye mana we felicitasiyo rero ariko sinakavuze gutyo kuko singushimira ibyo wakoze ahubwo byagakwiye kukubera isomo utazongera na rimwe gushukwa n'abagabo uryamane nabo ngo abagabo basi uvuga abasore urase ni umugabo icyo nsobanura si uko kiduha ari umugabo cyangwa ari umusore uretse ko agaragara nk'uwubatse urugo nako warusenya ubwo se ntacyo nyuma uwo bashakanye akabiju shambaba karame sinabona uko ngushimira pe kubera ukuntu ukomeje kungaragariza urukundo nibyo nubwo ndi hano mfunze reba ukuntu ubu ngemurire kuri iri zuba n'ivumbi birandega pe abana sheri ndakumva ni ukuri ntabwo ukwiye kunshimira rwose kuko kuba ngukunda n'inshingano zanjye kukwitaho mu byago no mu byiza nawe ubundi izuba icyo ntacyo rivuze pe kuko ikindaje inshingano uko wataha shasheri karame ntekereza ko kuzamuka kariya gasozi ka ruhiza nkumva binteye kugukunda kurushaho reba ivumbi n'ukuntu riba ryakurenze mwana we reka ibyo ntacyo bitwaye sheri akira aka kantu ahubwo nakuzane hanyuma ugenda uzana imyenda umaze iminsi wambara cyende nyikumesere rwose iki ni iki mwana we sheri urakoze cyane nibyo mbega ishati nziza we ubu se kuyinzaniye hano nta no kuyigurisha ngo nibura ubonemo amafaranga aho kuyinzanira hano kuri burigade gusa sinabona uburyo ngushimira pe nta kibazo sheri ahubwo se reka nkwibarize nta makuru yo kuri dosiye yawe ko ubushize wambwiraga ko barimo kuyikurikirana sheri karame uje bamaze kumpamagara bambaza ibibazo byinshi kira rero ariko hari ikintu cyampaye icyizere ko bashobora kuba bamenya ukuri iki cyizere se habana afite cyaba ari uko agiye kuva muri gereza iki gice mumaze kumva cyanditswe na Bisangwa Nganji Benjamin naho ubutaha mu bikombe byose by'u Rwanda hano mu karere k'ibiyaga bigari